Haleluya, haleluya nshuti zanjye, Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije aho muherereye hose, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Nejejwe n'Imana ikomeje kubarinda, nizera ko muri amahoro. Abatari amahoro namwe mwihangane, cyane cyane nk'abantu barwaye, abantu bapfushije ababo, abantu bari mu bibazo bitandukanye. Imana ibakomeze mu izina rya kristu yesu. Uyu munsi birashobora kuba ari bibi, ariko ejo bikaba byiza kubw'imbaraga z'Imana. Data wa twese nahimbazwe rero, reka dusenge Imana. Turagushimye mwami Yesu, ndagushimiye kuri Imana ishobora byose, ndagushimiye ko warinze ubwoko bwawe, ndagushimiye ko nanjye ukindize. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye ko ukirinze abantu bose bakurikirana ibiganiro ncisha Mana kuri iyi cano, mu izina rya Yesu Kristo, icyubahiro n'ikibi cyawe Mana. Haleluya. Urakoze Mana, ukomeze kubandindira no kubagirira neza, amaboko y'Imana akomeze kubagota mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira uburyo ki dukwiriye guhereza Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana ritwibutsa yuko Imana ari idushoboza muri byose. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ni ijambo rishaka gukebura abantu, ni ijambo ryibutsa abantu yuko, cyangwa se ritwibutsa twese yuko tudakwiriye kumva ko ari twebwe dushoboye ikintu cyose, ahubwo ushoboye ni kristu yesu. Yesu nashimwe. Hari abantu usanga rero bafite ikintu cyitwa muri bo ijambo rivuga ngo nige. Niba wasengeye umuntu Imana igakora imirimo, ntabwo ari we wabikoze. We wabaye igikoresho cy'Imana, we wabaye indogobe Imana yagendeyemo, yagendeyeho. Imana itugirire neza. Tureke kwikomanga ku gatuza rero. Abagabo mureke kwikomanga ku gatuza, abamama mureke kwikomanga mu gatuza, mwumve muce bugufi mw'abasore mwe. Yesu adufashe. Mw'abakobwa mwe, niba ubwiriza wumve ko ushobozwa byose na kristu yesu. Niba ugaburira imfubyi we kumva ko ari wowe. Niba ugaburira abapfakazi, niba hari ikintu ukorera umuryango wawe, niba hari ikintu ukorera umudamu wawe, we kumva ko ari wowe ubikoze, ahubwo ugarura umutima uvuga uti Uwiteka Imana niwe unshoboje ibi byose. Yesu atugirire neza. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri, ibice byaho 3. Twumve uburyo ki ijambo ry'Imana rivuga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu. Ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo, si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe giturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, batari ab'inyuguti, ahubwo ni ab'umwuka, nk'uko inyuguti yicisha, naho umwuka uhesha ubugingo. Yesu atugirire neza cyane. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni umukozi w'Imana Pawulo, arimo kuganira n'itorero ry'Abakorinto. Imana itugirire neza cyane. Aravuga ati ibi nibyo bituma twiringira Imana, kuko niyo idushoboza byose. Nicyo gituma tutavuga ngo ni twebwe biturukaho, ni twebwe tubikoze.
abantu batubanjirije bari bazi guca bugufi, bari bazi ko Imana ari ibashoboza ikintu icyo ari cyo cyose. Imana itugirire neza. Mbega bene data, turakwiriye kweri kuba ari twebwe dushoboye cyangwa se hashoboye Imana? Yesu atugirire neza. Niba wambitse umuntu, niba wakoreye ikintu cyiza umuntu, niba wamuhaye amafaranga, niba wamuhaye ibyo kurya, wikwikomanga ku gatuza ngo uyu yatangira ngo ntabwo yari kubaho. Imana itugirire neza. Reka nkubwire ngo nawe aho ukura ni Imana ibiguha, kuko Imana itagufunguriye inzira ngo ubone ako kazi, Imana itagufunguriye inzira ngo ukomeze kugira uyu mwuka uhumeka. Reka nkubwire ngo nta kintu na kimwe wakwigezaho. Twige guca bugufi, tugarure icyubahiro cy'Imana mu ngo zacu. Abamama, abapapa, abasore, abakobwa, tugarure icyubahiro cy'Imana mu mitima yacu. Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu atugirire neza. Haleluya. Mwene data, reka mbabwire ngo umudayimoni w'ubwibone yamaze gushyika mu mitima ya benshi, ababwirizabutumwa benshi, abanyamasengesho benshi, abaririmbyi benshi. Reka mbabwire ngo nimugarikire Uwiteka, muce bugufi, mwigire ku birenge by'abatubanjirije. Pawulo abwira abakorintho avuga ati, nicyo gituma tugira ibyiringiro ku Mana, ntidutekereza ko ari twebwe. Ibi byose ibyo bakoze mu itorero ry'abakorintho, Imana itugirire neza, cyangwa Imana yagiye ibatuma hose, ntabwo ari bo bakoraga, ahubwo hakoraga umwuka ruri muri bo. Imana ihimbazwe cyane. Bo babaye igikoresho, ariko bibuka ko Imana ari igenda ibashoboza. Yesu atuganze cyane, kandi Yesu atugirire neza. Mwabavandimwe mwe, mureke mbabwire ngo tugarure icyubahiro cy'Uwiteka, kuko Uwiteka Imana ababajwe n'abantu bayambuye icyubahiro, bigize nk'Imana ubwabo. Yesu atugirire neza, kandi Yesu adufashe. Abantu batewe n'ubwibone bwo mu mutima bakabugendana, bakabubwiririzaho, umugabo akabuyoboreraho urugo, umugore akarukoreraho mu rugo icyubahiro kiwe, akumva yuko ari we wihagije. Imana itugirire neza. Mwige guca bugufi, kandi muhanane amahoro. Imana itugirire neza. Kristo abaganze, kandi Kristo abagirire neza. Aho wicaye muri biro, we kumva yuko ari wowe uriho. Oya, hariho Kristo. Yesu nashimwe. Ni Kristo uri muri wowe. Imana itugirire neza. Yesu adufashe, kandi Yesu atwiteho cyane. Mugarurire Imana icyubahiro, mugarurire Imana icyizere, kuko niyo ibashoboza byose. Cyambere ukwiriye kwiga kumenya, muvandimwe, nuko Imana itaguhaye umwuka uhumeka, wowe ubwe nta kintu wakwigezaho. Imana itugirire neza. Ibuka aho Imana yagukuye, wibuke naho ugeze, wibuke ko ari icyubahiro cy'Imana cyabikoze. Imana itugirire neza. Ni ubuntu wagiriwe, ni ubuntu nagiriwe. We kumva ko ari icyo warushaga abandi, ne kumva ko ari icyo narushaga abandi. Imana itugirire neza. Ahubwo twese twagabiwe kubw'ubuntu bw'Imana. Imana itugirire neza rero, kandi Yesu atwiteho. Reka gukandagira abantu, reka kugenda wumva yuko uremereye ku isi. Uremereye ni Kristo Yesu, utajya upfa, yapfuye rimwe, ntazongera gupfa ukundi. Haleluya. Yarazutse, ubu ni muzima. Imana ishimwe, kandi Yesu atugirire neza. Bene data, umwuka w'Imana akomeze kubagirira neza, akomeze kubitaho, ubuntu bw'Imana bukomeze kuganza muri mwe. Amen, amen.